sosiyare waho natwe wa mugore muremure ko inzo mugore muremure inzo ariko akunda kwambara amapantaro bareshya sosiyare nyamuneka sosiyare nawe ruhinduka ariko nsigaye nem uba ugomba kujya wemye kubera yuko ibyo wavuze byari ukuri ntabwo tuje kurara turaje urumva tuje gufata amakuru yo muri quartier ibishimwe n'ibiningwa ese ubaye udakora forode ufite ubwoba bw'iki watuje ukabazwa ibyo bazwa wakumata nawe kubisubiza ukabire kukigendera mbona igipuse kiri hejuru cyapfuka gutse nibibwa byose abandi bacuzaga imbwa bafashe banyamabanga nshinga bikorwa b'imirenge igiye itandukanye abanyamirambo ariko nyamirambo gipatamira nkawe bereke samudo ningwa foto ahitana yitagurira ese yitubunye atajya ngayibaza we yaraje n'umugore washaka cyakora madame ufite impuhwe kuko arenda kubyara kandi imana izago mwana wa revise ni revise ntago mbizi kareka ra mwana wa revise mu kiganiro twakoze ra mwana wa revise wayikwanya kibazo kibirimo ariko imwurire imwurire zira ry'Imana twagiyeyo dukora ibiganiro bibiri bahise bajya gute meya bahise bamuhindura ako kanya bahise bamuhindura bavuga bati bafite meya mushyashyungu reka nshimire na komanda waho komanda wamwurire afande respect kabisa nayanyira gutabara igenda n'inkoni nanya gutabagenda ni abanyamakuru baje we mwadukubita azi baradukubita ko tutaje kwiba sosiyare waho natwe wa mugore muremure ko inzo mugore muremure inzo ariko akunda kwambara amapantaro bareshya sosiyare nyamuneka sosiyare nawe ruhinduka ariko nsigaye nem uba ugomba kujya wemye kubera yuko ibyo wavuze byari ukuri nabo barasuzumye babona ibyo twavugaga byari ukuri twagiye tukajya ngo tugeze muri Kongo babona kamera birukanka muri bande muri kugenda bareka abanyamakuru dufite ibibazo uri kubona abandi twavugaga b'abanyesibo nibo bazamura bya bintu ngo muri bande maragezwa n'iki mufite byangombwa umunyamakuru wawe ntabwo tuje kurara mwumvise ntabwo tuje kurara turaje urumva tuje gufata amakuru yo muri quartier ibishimwe n'ibiningwa ese ubaye udakora forode ufite ubwoba bw'iki watuje ukabazwa ibyo bazwa wakumata nawe kubisubiza ukabire kukigendera ufite ubwoba bw'iki akereka tubaho turabye bana byo ikibazo cy'umwanda n'amasazi byaracitse byaracitse ariko buriya tuje mu murenge wa Nyamirambo umurenge wa Nyamirambo no mu murenge wa Nyamirambo Nanje Nyamirambo ari ruhurura ira ruhurira bakoraho kibakoraho imwese none hari raporo bitarumva naje kugenzura ruhura zose mu mujyi wa Kigali zose zigena zihura abantu zihurira ariko izinyamirambo zinyamirambo turava kuri zo ruhura tugera handi ahantu bita rwa Rutabura muri centre hari ruhura imanuka igahura na hehe niyo mu cyumbati n'abana mu cyumbati mu cyumbati niho ahantu wagira ngo abashitani izina ry'Imana uziko ari igihe ariko nagari hose nesha imvura yari yaguye abonye amazi yari hejuru yakubitaga urubange tacamo hejuru uri kubona najya kubona mbona igipuse kiri hejuru cyapfuka gutse nibibwa byose abandi bacuzaga imbwa bafashe banyamabanga nshinga bikorwa b'imirenge igiye itandukanye abanyamirambo ariko Nyamirambo hari umubyeyi w'executive ariko gitifu nawe mu misi be tuzatuganireho hari amakuru ngufite tuzaganira ariko nanone sector commander waho sector commander umutekano much respect we ni umuntu w'umugabo cyane ndanamwemera cyane aho uri hose ariko Nyamirambo cyumbati gitega noneho babafata ku mavuta ya wa munyamakuru w'amafaranga yo gusebya bagenzi be nabandi yewe ako uramujama katuvuga tuvuga ni ibyiza nitwa tuvuga ibibi tuvuga ni ibyiza ariko fata ku mavuta kamushimira kuba agira impinduka za buri gihe niyo kubona bwa impinduka buretse usanga ari impinduka z'ibikorwa ukuvuga ngo yarafite dread urumva havuye mimwe ahita yegosheje igipa yatamira nkawe bereke samudo ningwa foto ahita nayitagurira ese yitubunye atajya agenda yabunuje ubu ngubu fata ku mavuta nubwo ari mu Gitega habaye havukiye ese aba baramukunda bamukunda afite umutwe ngo akunda kurya ingurube munsi y'umusite wanatakwa handi kandi ngo ni umusiramu assalamu alaikum umunsi mwe janza gufata buretse ukuri 150
ejo bundi rero igihe Kimisagara iwabo w'ibisambo buriya reka nkubwire umurenge wa Kimisagara hari ahantu Gitega buretse Gitega kwafata ku mavuta mu cyahafi urumva Kimisagara kuri nationali urumva ukamana yogo gose uvanga ubundi hari bakwisha hari ahantu ubundi genda ijoro gute ubundi wo nta byijoro ngewe umusista yarampamagaye umusista twajyaga duhura muri situation zisanzwe no mihana nawe urayizi amakuru ubwo tuni nshuti ngo nkuvuganire ntumvuganire naye ndivuga ndabivuga pe noneho ngewe arampamagara ese ko nkushaka ko icyo nshaka ko mvugira imbere ya kamera wamfasha nk'umunyamakuru ushaka amakuru turi kuko tuyakora batuma turagenda nahise mbyakira imbere mpamagara kameramani wanjye baraje araza umukobwa turamamagara aratwikora kameramani ararambirwa aragenda akimara kugenda naye ntashye ibintu byambayeho hari igihe umuntu akubitirwa ahantu ukagira ngo ukavuga uti baragukubise shabyihurira cyangwa baje ko kwita reba hano ubundi wena nuko naje imbere ya kamera abakurikira ukuri 50 mu gihe mukore na subscribe nako oya kambivuge sinaye boss wazanyishe nese ngiye wanye salama boss boss mukubwa kera ari boss bako nije boss ubu koki watumye cano yo mujyamo bayisibisha ibirayi by'abana byarahagaze kandi ambo cano barayisibye kandi uwo muntu wayisibye niwe kugambaniye gutya kandi uwo mukobwa niwe erega nkubwire ntabwo asibamye ariko namujyamo sinamurabuye uramujyama rero yahita cano yitwa ngo Shyaka Niba TV show bamwita Shyaka TV narako Shyaka sinakurango yaramvuze ati wamvanye mu munwa wawe sinanyinishwa mbo ubundi ba bintu rero ukuntu bimeze uramujama yakoze amafuti menshi uko ndanabyibuka yigeze gufata video nakoreye kuri Myishi yakoraga nakoze kuri channel bita ku Karubanda TV ku Karubanda TV nono nanagiye mwurire Rwamagana nigine hahandi ahore ibibazo noneho afata video ayikira kuri channel ye kandi ntago babyemewe n'abakora channel n'abakoresha channel ntago no gufata igihangano abakoresha bose YouTube channel bose nta muntu wawemerewe gufata igihangano cy'undi muntu ngo agikoreshe atabisabye iki uburenganzira agikoreshe bwa mbere ndamubwira nti rero ibintu wakoze nta mafuti urabyibuka yuko n'ubundi nari mfite uburenganzira kuba natangira kirego nkamureka ndabyihora ako ibyabaye nta ruhare na rumwe mbifitemo uko we yakoze amafuti akora amafuti undi muntu aramuhana ariko yari yaje nawe yigize icyamamare ngo ashaka ngo yigize umwana mwiza ngo se urabona se nge naribazaga YouTube nta ruswa ibaho nkuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ruswa itemewe sibyo wenda twanasoza ariko reka mubwire nk'umuntu nk'ubu barakugambaniye yego n'abandi tuba tugendana nabo kabandi twita inshuti nabo ubona duhorana nabo bari munsi umuntu akakora ibintu nk'ibi ngibi bihinduka cyangwa bigende kundi uko biri kose nawe inzego z'umutekano zikumukurikirana ariko uko biri kose nubwo we yafashe ibintu arabyitiranya ashaka kwihorera kuri ngewe kandi ngewe nta humure na bira bintu ibyo wakoze urabyibuka ngenda nakwihamagara wowe ubwawe wafashe video yanjye nakore ahantu bita ku Karubanda TV urangije uyishyira muri video yawe uyigenderaho usenya ushaka gusenya bitewe n'ibyo twaduhuriyeho ibyo twaduhuriyeho wagomba kuba byibuza ibyo ugenderaho ukareka kugenda wowe ushaka kugira ngo unyangize mu buryo bwanjye ukagendera ku byawe ukareka kugendera ku byanjye we yakoze amafuti none urabizi iyo ukoze biriya bintu urumva nimba ari video yanjye yafashe yo kuri za channel urumva akayicomekamo we nubundi ntabuze n'izindi channel yafatiye video zindi akazikopia akazikiramo bakamuhana uko iyamuhanye ntago ari ukuri 50 mubirebe neza ntago ari yamuhanye niwe yakoreye iki kandi ahantu wakubitiwe ni hatuye ubwo rero we nyamuneka na kibazo hano ducundi cano nabonye ufite tundi weho itware neza mu kazi ukivuga gutyo ari umuntu ageze kugira gutya ariyongoza shyira kuri kose hanze yabaye mu Kristo sigaye afite indirimbo zihimbaza Imana
umukozi Imana reka tunamurike impamvu muze gutyo urumva kandi zirandirimbo ajya kuzikora yamaje kunywa icyo bita urwedensiya primus ariko se zanzuga z'abadamu kandi n'umugabo ariko n'umugore we bari muri systeme nzire kuntu ariko nta kibazo kandi noneho Shyaka niho wagiye yerekana yuko ari muri ruhurura yasaze nabyibuka byari mu cyumbati ahubwo wagize ibyago niza ry'Imana wagize ibyago mba narakuguye ukaba warayiko kuri uwo munsi ntari bukora izina ry'Imana nari kugenda umunsi wose kubera iki baza muri kate yacu kubera ngayibaza we yaraje n'umugore washaka cyakora madame ufite impuhwe kuko arenda kubyara kandi Imana izago mwana wa Revise ni wa Revise ntago mbizi kareka mwana wa Revise mu kiganiro twakoze mwana wa Revise wayikwanya Revise twakoze ikiganiro Revise nabyemeye oya twaririmbye indirimbo ebyiri aririmba bere aririmba nzi yamuririmbiye kwita ko mwana ari miti nk'abana Revise mwakoranye kigana kwijana n'ibintu ahubwo ngewe simbizi bya Revise n'ibyo umugore wiwe simbizi kuko ari cyo nshobora kujya muri bivu ngewe ntazi no n'indi ryakora we namakuru uzi mbera ninjye yamuzanye mu itangazamakuru Revise umujyamo witwa murundi w'inshuti yanjye ni wamuzanye Revise uburyo we na bera ndabizi byose byawe n'ibiki Shyaka rero ako Shyaka ajya kubitaho cyeta ibrazi yakubitaho cyera icyo eka mivuge neza ni icyo duhuriyeho urumva icyo duhuriyeho n'umwana twitirirwa urumva ako mwana nuvuga ngo ako bakuru kumwitirira kugiye naravuze kuko umujama arambwiye ati uko banampimisha DNA nawe nyinzi bona dusoza ikiganiro twanagiye mwese mwariyeho